Dushimye Imana cyane kuko twongeye kugera muri uyu umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Ngiye tugiye gufatanya muri uyu mwanya, amazina ni Kamanzi Justin. Rero Imana ishimiye yuko tubana muri iki cyigisho. Mbere ya byose turasenga, hanyuma tubone twiga ijambo ry'Imana. Data wera, turagushimye ubugira neza bwawe bwatubanye, uraturinda, waduhaye amahirwe y'ubuzima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero tuje imbere y'ubwiza bwawe ko twemereye kwiga, twigishirize kuzamakine yacu, waze kwifuza byacu bw'iby'umwuka, maze ibyigisho turi bwige nibidufasha kandi bikagira aho twitujyana, tukagushimira izina ryawe. Abari kutwumva turabasabiye ubahe umwuka wawe wera, ugenderera umutima wa buri wese, twese dutarahane inyungu, turukumva mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana cyane kuko yaturinze, ikabiduhaye ubuzima, ikabidutije n'uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo agaciro ko kumenya ubwiru bw'Imana muri ubu buzima. Niryo jambo tugiye kwiga muri uyu mwanya, agaciro ko kumenya ubwiru bw'Imana muri ubu buzima. Ubu buzima ndavuga ubuzima bwa hano ku isi, bujya bubamo ibintu byinshi cyane kandi bikomeye bigera ku buzima bw'abantu. Abantu bazi gupanga, abantu ni abahanga. Ndavuga ubuzima rusange bw'abantu. Abantu bazi gukora igenamigambi, kandi abantu bakagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko ubuzima bwagenda neza. Ariko mu buzima bwa hano ku isi bumaze kutwigisha yuko abantu hari ibyo badafitiye ubushobozi. Abantu bafite ubushobozi bwinshi, muri rusange isi ifite ubushobozi, ishaka ibisubizo by'ibibazo biriho, ikoranabuhanga rigakorwa, bigakora mu buhinzi, yaba mu bijyaniranye n'amashuri, yaba mu bijyaniranye no kuvumbura ibikoresho bihambaye kandi bifatika bishobora gufasha mwene muntu. Mu bijyaniranye n'ubuzima, imirire, abantu baragenda bavumbura kandi bakavumbura ibintu byinshi bizana ibisubizo ku buzima bw'abantu. Ariko hari aho bigera imbaraga z'umuntu zikagira intege nke, hari aho bigera ibintu bimwe bikanga, bikarenga ubushobozi bw'abantu. Iyi si ni uko bimeze. Rero hirya y'ubushobozi bw'umuntu, hirya y'imipangire y'umuntu, hirya y'ubwenge Imana yatanze ikabuha abantu, hirya yo gushobora gupanga neza, gukora umwete mwinshi, ibintu bishobora kugera ku buzima bw'abantu bigasa naho birenze ubushobozi bwabo, dukeneye amaso yarabutswe kugira ngo dushobore kubana n'ubu buzima. Yaba abakomeye n'aboroheje, buri wese ajya agira ikintu kimurenzeho. Buriya abantu nubwo bagira ubushobozi bwinshi kandi bukaba butandukanye, ariko buri wese mu buzima bwe ajya agira ibimurenzeho, ibyo adafitiye ubushobozi, ibintu atabonera ubusobanuro, kandi bimwe bikaza nta n'umuti yabona. Iyo umuntu rero abayeho mu buzima buteye butyo, bujya bubamo ibibazo umuntu atabonera igisubizo, bujya bubamo ingorane umuntu atashobora kubonera ubusobanuro, umuntu akaba mu buzima bujya bubamo ibintu ushobora kugerageza inzira zose zishaka ibisubizo ariko bikanga. Biba bisaba kugira amaso yarabutswe. Icyo turi butindeho, agaciro ko kugira ayo maso yarabutswe muri ubu buzima. Muri iki cyigisho turaza kuvuga ku bintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni uko muri ubu buzima bwa hano ku isi, icyaha kikimara kugera ku isi, umuntu yari agiye kubaho ubuzima burimo ingorane n'akaga, usozwa n'urupfu. Ndabisubiramo, aha dukeneye kugira amaso yarabutswe, dukeneye kugira amaso areba, akarenga ibigaragara akagera no mu bitagaragara, kugira ngo dushobore kubana n'iki kintu. Icyaha kikimara kugera muri iyi si, ibisekuru byose byabayeho bikagenda bisimburana mu buzima bwa hano ku isi.
ni uko umuntu wese iyo amaze kuvuka abaho mu buzima burimo challenge zitandukanye, burimo intambara zitandukanye, burimo ibigeragezo bitandukanye, burimo akaga gatandukanye, imiruho itandukanye, imvune zitagira uko zingana, gusozwa no gupfa. Kandi ibi ntabwo ari iby'abakene gusa, nta nubwo ari iby'abadafite ubushobozi gusa, ntabwo ari iby'abantu batize gusa, ahubwo ni umurongo rusange w'ubuzima bw'abantu. Abantu ni umurongo rusange basangiye bahuriraho. Abakomeye n'aboroheje bahurira kuri uyu murongo witwa imvune n'ingorane muri ubu buzima. Ntabwo ari ikintu gitoranya umugabane umwe w'abantu ku isi ngo gisiga undi mugabane, ahubwo ingorane, ibyago, kugeragezwa no kuruha umuntu wese utuye ku isi abihuriyeho n'undi. Ntabwo bifata umugabane umwe w'abantu ngo abandi basigare. Iyi ngingo turagira icyo tuyivugaho mu bijyaniranye no kugira amaso yarabutswe kugira ngo umuntu ashobore kubana n'ubuzima buteye butyo. Aho umuntu avuka ingorane zikaba zimuzengurutse, agakura yamenye ubwenge, ibigeragezo n'imvune zikaba zimuzengurutse, akaba mukuru yarakoze byinshi ariko ataratandukana n'imvune, bikazagera igihe apfa akava muri uyu mubiri imvune zitatandukanye n'ubuzima bwe. Ushobora kubana n'ubwo buzima umuntu agashobokana nabwo agakomera kandi butavuyeho, bisaba amaso yarabutswe. Iyo umuntu adafite amaso yarabutswe kandi ubuzima ari uko buteye, bubamo ingorane, bukabamo ibibazo, bukabamo ibigeragezo, bukabamo imvune, kandi ari byo bisaba kugira ngo umuntu ashobore kubaho. Akwepa imvune, agakwepa ingorane, akanga kuba ababaye kandi bidashoboka. Bimuzanira imvune zikomeye zo mu bwenge, bikamuzanira ibisazi bidasanzwe byo mu bwenge, akaba umwinanirwe, akagera kuri bike, agashobora bike, agatsindwa na byinshi. Kandi Imana yifuza yuko tubaho tugashobora gutsinda. Imana yifuza yuko tubaho tukabona ibisubizo by'ibituzengurutse bitatworoheye. Imana yifuza yuko tugira ubuzima butsinda bukagera kuri byinshi. Ariko iki ntabwo gishoboka umuntu adafite amaso yarabutswe. Biragoye cyane, ntabwo bishoboka, bitewe n'uko bisaba kugira amaso yarabutswe kugira ngo umuntu ashobore guhangana n'ubu buzima, ashobore kunyura mu ntambara zabwo, ashobore kunyura mu bigeragezo by'ubu buzima, ashobore guhangana n'imiruho n'imvune z'ubu buzima. Iyo amaso rero yacitse umuntu yo kurabukwa, umuntu akaba atayafite kandi ubuzima ari uko buteye, ubuzima buramugora, abaho yivovota, abaho ari umuntu w'amarira, akaba ari umuntu udafite icyo ashoboye, akazajya ahora ahanganye n'ingorane kandi zitari buveho, agahora ahanganye n'ibigeragezo kandi bitari buveho, agahorana amarira, akagera kuri bike, agashobora bike. Rero Imana yifuza ko tuba abantu b'abanyembaraga nubwo ibigeragezo biriho. Imana yifuza ko tuba abantu bakomeye nubwo ingorane zihari kandi zikaba zisozwa n'urupfu, ariko ibyo bijya bishobokera abantu bafite amaso yarabutswe. Iyo umuntu atagira amaso yarabutswe, areba ibyo bibazo, akareba izo ngorane, akareba izo mvune, akareba ukuntu buri mwaka, buri cyiciro cy'ubuzima kizamo ingorane kandi z'ubwoko bwazo, agacika intege, akarambarara, intambara ikamutsinda atarayisoza. Nuko bijya bigenda. Ariko iyo umuntu afite amaso yarabutswe, arenga ibigaragara abona, akarenga ibibazo abona, akarenga ibigerageza abona, akarenga imvune abona, akareba Imana iri hirya isumba ibyo byose. Rero aka niko gaciro ko kurabukwa muri ubu buzima bugoye. Iyo umuntu atarabutswe buramugora, ibintu byose bihora ari intambara, ibintu byose bihora ari akaga, ibintu byose bihora ari ibigeragezo, ahorana amarira atagira ingano kandi ubuzima bwo butari gupunguza umuvuduko. Ko buriya ntabwo uko umuntu arira bivuze ngo ibibazo byavuyeho, ahubwo byo biba biri kuza tu, ndetse ahubwo hari n'igihe byiyongera. Ntabwo kuvuga ngo wapanitse waraye udasinziye bisobanuye yuko ikibazo kivuyeho, ahubwo cyo kirahari, kiragutegereje, gitegereje umwete wawe n'icyo uriho bikoraho. Niba ari ugusenga kirategereje ngo usenge, niba ari ugukora cyane kirategereje ngo ukore, niba ari ugushinyiriza ikibazo cyo kiba kigutegereje washinyiriza. Rero iyo uzanyemo imiteto, kitegereza ikibazo, ukagihanga amaso, ukakirenzamo amaso,
wajya ugipima ku munzani ugasanga kigusumye imbaraga, amaso arabukwa arenga ikibazo ngo urebe Imana ishobora byose ukayabura, ubuzima burakunanira, ubuzima burakugora, bukubera umutwaro, ugatsindwa hakiri kare. Rero dukeneye kurabukwa kuri iyi ngingo. Ingingo ya kabiri ni imigirire y'Imana itandukanye twebwe nuko tubona ibintu. Buriya cyane cyane ku bantu basenga kandi bakaba bizera Imana, niba hari ahantu hajya hagerageza umuntu usenga kandi w'umukristo, ni ukubona usenga ukunda Imana, wayibwiye wayiririye, ariko ukabona iri gutambika ibintu utandukanye no kubyifuza kandi wayisenza. Iyo udafite amaso rero yarabutswe, urageragezwa no gucika intege, wacika intege, nibyo gusenga wabireka. Ariko iyo ufite amaso yarabutswe, urasenga ukarira Imana ukanayibwira, wenda ibisubizo ntibize biganatinda, ariko ugakomeza gushikama ko ufite amaso yarabutswe. Iyo utayagira rero uravuga ati Imana yaranyibagiwe, Imana ntabwo inyibuka, wabona se ahubwo wenda itanariho, wabona se wenda hari n'umunyabyaha Imana itanyumva, ugacika intege, gusenga ukabirambika kandi ubutsinzwe. Urugamba ruba rukunaniye, ko iyo Satani amaze kugukubita umwambi ukubuza gusenga, kuko ibyo usengera ubona bitaba, abagushoboye kandi aha Satani ajya hategera abasenga, nta kindi babuze ari amaso arabukwa arenga ibigaragara. Rero amaso arabukwa mu misengere yacu turayakeneye, uko ajya atuma umuntu agenda urugendo rurerure rw'imyaka 40 ari mu butayu, ariko agashobora gukomeza kubana n'Imana, ikiganza cy'Imana nta kirekure, kandi ibintu bitarasobanuka, ibintu bitaracamo, ibintu bitaragenda neza, kandi atararekura ikiganza cy'Imana. Rero muri ubu buzima reka mbabwire ngo imiterere yabwo cyane cyane ku basenga, nanababwire ngo ntabwo gusenga ari garanti y'uko urabona igisubizo mu mwaka umwe. Hari n'igihe ushobora gusenga bikazafata imyaka myinshi cyangwa bikazaremerwa mu buzuko wowe utarabibonye. Rero bisaba gushikama, bisaba kugira umutima ukomeye, bisaba kugira amaso arenga ibigaragara akagera hirya. Hari abantu benshi dusoma muri Bibiliya Imana yahaye amasezerano, kandi Imana ikababwira ko izabuzuriza amasezerano, ariko bagapfa tuzuye akuzura mu buzuko. Rero hari igihe nawe ibyaho utamenya uko bizagenda, utaragira amaso yarabutswe, mu mwaka umwe ukabona nta gisubizo, umwaka wa kabiri ukabura igisubizo, umwaka wa gatatu ukabona nta gisubizo, umwaka wa gatanu waba wacitse intege. Dusabwa rero kugira amaso yarabutswe kugira ngo imisengere yacu idahura n'ibibazo, kuko iyo amaso arabukwa ntayo umuntu afite, ntabwo ajya amara kabiri ku Mana. Gushobokana n'Imana biramurananira, kubera ko imirebere y'Imana itandukanye n'iyawe. Ntabwo Imana ijya ireba ngo warwaye, abana nabo barwaye, kandi niho wabashakiraga imibereho, ngo Imana nayo iri kubona yuko ikwiriye koroshya ukaba uri muzima. Ntabwo ari uko ikora, itandukanye natwe. Uko ibibona gutandukanye nuko tubibona, kandi wowe hari igihe wowe ubona ibyo ureba ari byo, ariko yo ifite ukundi ireba kandi niyireba neza. Iyo utarabyumva neza, ukaba utarabyakira, ukaba utaranabyizera, intambara zaba ari nyinshi. Ufite intambara mu misengere zitazakorohera, zitazatuma n'urugamba rw'ubuzima urushobora, kuko uzahora mu ntege nke zitagira uko zingana, zizanywe n'intambara z'ubuzima. Rero icyo nacyo ni ihame rikomeye mu bijyaniranye no kurabukwa. Icyanyuma, amasezerano y'Imana akora kuri buri kibazo cyo muri ubu buzima. Buriya nta kibazo na kimwe cyo muri ubu buzima Imana itashyiriyeho amasezerano, nta gihari. Ariko icyo dusabwa ni ukwizera, ariko hahazamo amaso yarabutswe. Buriya kwizera ni ukurabukwa, ibintu umuntu akabyakira kandi akabyemera kandi agategereza adacitse intege yuko bizasohora. Iyo umuntu ataragera kuri uru rwego rutegereza yihanganye kandi yizeye, urugamba iyo rwacanye ruri kwaka umuriro, rurimo amacumu menshi n'intwaro za Satani, arayamanika. Satani amukata amateka, nta kindi kibiteye ari uko kwizera kwacogojwe n'intambara z'ubuzima busanzwe, kubera ko amasezerano y'Imana yayibagiwe. Gutegereza amasezerano n'igihe azasohorera byamunaniye, Satani agufata amateka. Kandi iyo Satani amaze gufata amateka, we ntabwo agira amategeko ye, ntabwo intambara za Satani zibamo amabwiriza yo kuvuga ngo imfungwa ntiyicwa. Ntabwo ari uko Satani akora, ahubwo wafatiye ku rugamba yari ari kumurwanya, Satani aramukubita akamucoca
kandi ntabwo satani yagucoca nk'uko abantu bacoca. Buri abantu bagira imbabazi, satani we ntazagira, aragucoca kandi akagucoca atakwishe ngo upfe, ahubwo akakwica uhagaze. Umwuka akawumara, impagarika akayirangiza, ibitekerezo akabimara, agasigara yakugize umuntu utazagira icyo yimarira. Nta kindi watakaje kwizera amasezerano y'Imana, ukananirwa gutegereza umunsi w'Uwiteka. Rero ibi iyo umuntu ashoboye kubana nabyo, ajya ashobora kubana n'ubu buzima. Amaso arabukwa, iyo umuntu atarayagira, ubuzima buramugora bukamubera umutwaro, nta kindi yabuze, nayo gusengerwa. Rero iyo umuntu yabuze ubuzima buba bugiye kumugora, buba bugiye kumunanira. Ni nacyo abantu benshi babuze, bacika intege. Wenda duhereye kuri ya ngingo ya mbere, nuko turi kwiga amahirwe yo kumenya ubwiru bw'Imana muri ubu buzima, cyangwa se kurabukwa, abantu bakarenga bigaragarira amaso bahura nabyo muri ubu buzima, ahubwo bakareba n'ahandi harenze ibyo abandi babona. Mu gihe abandi bari kubona ugiye gupfa, abandi bakabona byagukomeranye, ukabona ikiganza cy'Imana gitabara abari muri ibyo bihe, ukaba ukibona kandi ntugishidikanye. Ko gushidikanya ni inzira ya mbere guca intege, urugamba rukakunanira kandi wenda urugamba rutararangira. Mbibutse ko abantu bose batuye kuri iyi si, aboroheje n'abakomeye, urugamba rw'ubuzima barunyuramo, nubwo wenda zidasa. Ntambara zibagoye, ntambara zivunnye, ibigeragezo n'ingorane, bose barahanyura, nta n'umwe wasonewe. Ahubwo abantu bose nuko batandukanije imiterere y'ibyo banyuramo, ariko bose ingorane, kugeragezwa n'imiruho babinyuramo. Rero iyo umuntu azanye umuteto kandi bisozwa n'urupfu, iyo umuntu azanye imiteto akumva yuko we hari ukuntu bizagenda bigacamo, akinjira mu rugamba rwo kurwana n'ingorane ngo azikureho, abe mu buzima butarimo kugeragezwa, abawubaze nabi. Ahubwo wiga kubana n'ingorane, ntabwo wiga kuzikuraho, ko ntabwo wazivanaho ngo ubishobore. Uvanaho kimwe, ikindi kikaba cyaje. Niyo unabishoboye, uvanaho kimwe, ikindi kikaba cyaje. Uhangana na kimwe, ejo ukabona havutse ikindi utazi iyo kivuye. Nuko ubuzima buteye. Kandi iyo umuntu ananiwe kubikora, bimubera ikibazo. Mu gitabo cya Mariko igice ni icya 4 umurongo wa 11 handitseho yuko abantu basenga bagomba kuba bafite amaso yarabutswe, bagomba kuba bazi ubwiru bw'Imana, bagatandukana n'abadasenga. Iyo umuntu asenga aba agomba kugira amaso atandukanye n'ay'abadasenga bataramenya Imana. Aha haranditse ngo Mariko 4 umurongo wa 11, haranditse ngo, arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'Umwami Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani. Twebweho twahawe amaso n'ubwenge bwo kumenya ubwiru bw'Imana, ngo ariko abandi bo hanze bo babibwirirwa mu migani. Aya magambo ndagira ngo adufashe. Buriya abantu bamenye Imana, bagakorana nayo, bakabana nayo, bajya bagira amaso areba akarenga ibigaragara, bagashobora kuinterpreta, sinzi ukuntu ndabyita, ariko bagashobora gusobanura bimwe mu bibagwirira gutandukanye nuko abandi bashobora kuba babisobanura. Mu gihe wenda abandi bari kubona ari ibyago, bo bakabibonamo icyigisho cy'ubuzima. Mu gihe abandi bari kubona yuko bapfuye, ahubwo bakabona imbaraga y'Imana igiye kuzigaragaza. Abantu b'Imana bajya bagira iyo myumvire, bakagira nayo maso atuma bo bashobora gusobanukirwa ibiriho n'ibyabagwiririye, bagatandukana n'abandi badasenga cyangwa se bataramenya Imana, kuko baba babibwirirwa mu migani. Rero duhereye kuri ya ngingo ya mbere, nyuma y'uko icyaha kinjiye mu isi, ubuzima ndavuga bwa hano ku isi butangira umuntu avukira mu miruho, akavukira mu bigeragezo, agakuriraho, akazasaziraho, kandi bigasozwa no gupfa. Iyo abantu rero batakiriye iyi formule y'ubuzima, bagashaka gucura indi formule yo kubaho, ndavuga gucura ubuzima bubaho umuntu atageragejwe, umuntu atarushye, umuntu adahuye n'akaga, umuntu adahuye n'ingorane. Abantu bagashaka gucura iyo formule y'uko ari bwo buzima bakwiriye kubaho. Ubuzima burabagora, ubuzima burabavuna, ubuzima burabananira, intambara zabwo zibasiga batsinzwe. Nta kindi kibiteye ari ugucura indi formule yo kubaho.
reka nanababwire ngo wenda ku bantu bari kutwumva, ku bantu bari gusenga amasengesho menshi kugira ngo barebe yuko bacura indi formule yo kubaha abantu batarushye. Iyo formule abantu bashobora kuyigaho, bashobora kuyikurikirana, ariko bizasoza mutabonye igisubizo. Ntabwo abantu babaho batarushye. Abantu bari gusenga cyane bakanakora cyane kugira ngo batazageragezwa. Urukwiruhiriza ubusa, ubuzima burimo ibigeragezo utabonera ibisubizo. Mbese ntacyo wakora biraza bikakugwirira, utangira hano ukabona hariya byanze, nuko ubuzima bumeze. Noneho rero bikazanasoza umuntu apfuye, ko niho ubuzima busoreza. Umuntu bigasoza apfuye. Iki kintu rero kitajemo kumenya ubwiru bw'Imana, kandi ariko ubuzima buteye, ubuzima burakunanira. Niba ubuzima butangira umuntu arushye, ugatangira ibigeragezo bihari, umuntu agakura akamenya ubwenge, ashoboye kwirwana ariko ibigeragezo ntibiveho. Umuntu akaba umuntu mukuru umaze kugira urugo n'abana, ariko n'ubundi bigeragezo kubikuraho bikamunanira. Haba hakenewe andi maso asobanukirwa birenze ibigaragara, kuko iyo ataje kandi ibisubizo bitashoboye kuboneka, byanze bikunze bya bintu biragora nyirabyo. Biragora uwo muntu, biramubera ikibazo, biramubera ikigeragezo kidasanzwe, kandi biba bizabyara akaga. Nge hari umuntu nasomye wantangaje witwa James White, bari kuvuga ku mateka y'ubuzima bwe, ariko wenda impamvu ugiye kuyasoma ni ukugira ngo abantu wenda dutanga ishusho y'ubuzima uko buteye. Yari umugaragu w'Imana kandi akorera Imana, ariko ubuzima kubera ko ariko buteye, formule y'ubuzima nuko yanditse mu gitabo cya Yobu, igice ni icya 7 bari kwandika formule y'ubuzima, nuko bayivuze. Umuntu ajya avukira muri iyi si, akayivukiramo, akayisangamo ibibazo, akazapfa, akarinda apfa atarashobora kubona umuti w'ibibazo by'isi. Bikiza agahangana na kimwe kabaho akabona ikindi cyaje. Nuko ubuzima buteye. Umve yo bari kuvuga ubu buzima. Mbese umuntu akiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara. N'iminsi yesi nkwiye ukorera ibihembo, uko umuretwa yifuza igicucu, n'umukozi nuko arindira ibihembo bye. Nuko nahawe hameza nguye nabi ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Nuko ubuzima buteye. Yobu ntabwo yari umukene, Yobu yari umukire. Hari abantu bajya batekereza yuko umuntu abagize ibyago iyo abaye umukene ari byo byago by'ubuzima. Oya, ntabwo ibyago by'ubuzima ari ubukene. Umuntu ashobora kuba akayaramukana, Imana ikanayamuha nk'uko Yobu yari yayaramukanye, ariko ahabwa amezi amuguye nabi y'imiruho gusa. Ibyo rero niko ubuzima buteye. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke. Iki ni cya buri wese. Buracya ryari ngo mbyuke. Nkora ndarangaragurika bugacya. Umubiri wanjye utwikiriwe n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava. Iminsi yanjye irihuta nk'ikibohesho cy'umushonyi w'imyenda, ishira ari nta byiringiro. Nyaboneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ariko nshaka narekera aha. Nuko Yobu ari gusobanura ubuzima, akabugaragaza yuko mu buzima ari intambara. Ni iyi miterere yabwo, ariko impamvu ndi kubisoma no kugira ngo abantu batekereze ko hari formule bafite bakoresha ubuzima bakabuhengura, bakabuvanamo ibigeragezo n'imvune. No kwibeshya. Kandi nizo ntambara abantu benshi barimo, abantu bari kurwana intambara y'inkundura yo gukuraho ibibazo. Niyo mpamvu abantu barara amajoro, abandi bakabyuka kare, abandi bakiyima, abandi bakarara nako barebe ko ibibazo babikuraho. Ariko reka mbabwire ngo umushinga ntabwo ari wo ntushoboka. Ahubwo turasabwa kugira amaso amenya ubwiru bw'Imana, tukarenga kuhangana n'ibyo bintu, ahubwo tukiga ukuntu umuntu ajya abana nabyo. Ariko ntabwo ari ukubwira abantu ngo bareke gukora. Oya, iga kubana n'ingorane z'ubuzima, aho kwiga umushinga wo kuzikuraho kandi zitavaho. Iga ukuntu umuntu ajya yakira kubana n'ibintu bimugoye kandi akabana nabyo, akagira umutekano n'amahoro. Aho kugira ngo uhore mu ntambara yo gukuraho abakwanga, ntabwo bazavaho. Uzahora ubibona, umwe azavaho hazaza undi. Uzakuraho ukunegura, haza ukubeshyera, ko mu isi bimeze.
none iyo umuntu yinjiye muri iyo mishinga akabura amaso abireba neza, akinjira muri uwo mushinga wo gukuraho ibibazo, bamwe hari n'abajya kubikuzaho amasengesho, ariko ayo masengesho abantu bajya kubikuzaho bajya bibagirwa yuko Imana ariyo yavuze ngo mukiri mu isi amakuba n'ibyago muzabana nabyo. Ibyo ni Imana yabivuze. Uyu mubyeyi narindi kuvuga basobanura ubuzima baciyemo, reka wenda mwumve uko banditse ku buzima baciyemo. Aharanditse ngo kandi ubwo wenda ni ikigereranyo cy'ubuzima bwa benshi. Bihamye umuzingo wa mbere paji ya 96. Again my husband's health became very poor. Umugabo wanjye arongera araremba. He was troubled with cough and soreness of lungs. Kandi yarakororaga cyane akagira n'ibikororwa byinshi cyane, and his nervous system was prostrated. Kandi n'ubwenge bwe nabonaga bugenda bugabanuka cyane. His anxiety of mind, the burdens which he bore in Rochester, his labor in the office, sickness and death in the family, the lack of sympathy from those who should have shared his labor, together with his traveling and preaching, were too much for his strength, and he seemed to be fast going down to a consumptive grave. Mwumva ukuntu babitondekanije, ariko ntekereza yuko biri ku bantu benshi. Aharanditse ngo umubabaro wo mu mutima, umutwaro uremereye yari yikoreye, gukora ubutaruhuka, indwara, gupfusha mu muryango, kubura imbabazi kuri bagenzi be na bene se bakoranaga, n'ingendo ziremeye no kujya kubwiriza ubutumwa byahoraga bimuremereye cyane, byari bigiye gutuma ajya mu gituro imburagihe. Bra rero wenda uyu niwe nsomye, ariko n'ubuzima abantu benshi bahuriyeho bujya gusa n'indwara zitagira uko zingana, amajoro no gukora, umuntu akorera ku ndwara kandi iri kumurya ariko akanakora. Ubuzima abantu babuhuriyeho batagira uko bangana, kubura imbabazi mu bantu n'urukundo ni ibintu biri ahantu henshi kandi hatagira uko hangana. Kubona umuntu agiye gupfa agapfa mbere igihe kitaragera, ahubwo agiye kwicwa n'imiruho y'isi. Ibyo rero iyo abantu batagize amaso arabuko ngo bamenye ukuntu barabana nabyo, bikwica n'umunsi wo gupfa utaragera. Hepfo that was a time of gloom and darkness. Byari ibihe by'umwijima no kugubwa nabi. A few rays of light occasionally parted the heaven's clouds, giving us little hope, or we should have sunk in despair. Mwumva amagambo wenda nandi gushaka. Aharanditse ngo ariko twagiraga umugisha, tukabona umurase uturutse ku Mana utugezeho. Wa mwijima rutuzengurutse Imana ikawunyuza mu murase, ibyiringiro bikaza mu mutima. Iyo bitaba bityo twari gupfa imburagihe. Bana b'Imana, wenda abantu bari gukurikirana iki cyigisho, sinzi wenda niba bari kumva aho turi kugana. Umwijima w'ubuzima kugira ukungana, indwara zigira uko zingana, imvune n'imitwaro iremereye y'ubuzima nabyo nuko bingana, imbabazi mu bantu n'urukundo ruke mu bantu nabyo nuko bimeze. Kandi inshingano ze zigenda ziyongera, zitari kugabanuka, ziri kuba nyinshi. Iyo ubuzima umuntu abubayeho, ubwo ni umwijima, ariko umurase uturuka ku Mana ntugere mu buzima bwe, agakomeza kuba muri ibyo, apfa igihe kitageze. Uyu mubyeyi aranditse aravuga ngo iyo bitaba umurase waturutse ku Mana ukabazana n'ibyiringiro, bari gupfa imburagihe. Nicyo abantu babuze. Umuntu ari kubara indwara ze, akabara imvune ze, akabara abana bagomba kubaho bari ku mutwe we, akabara n'ibigeragezo byo ku ruhande, ibyo mu muryango, ibyo mu baturanyi n'ibyo ku kazi. Ubwenge bwamara kubiteberamo akumva agiye gupfa igihe kitageze. Kwibuka umurase uvuye ku Mana ngo uzurasira ubuzima bwe, uwo mwijima ugabanuke, ntabyibuke, ahubwo agahora muri ibyo. Ubwenge bukaba buri muri ibyo. Yaryama akaba ari byo biza mu mutwe, yaba ari mu kazi akaba ari byo biza mu mutwe, yaba ari gutembera mu muhanda akaba ari byo biza mu mutwe, yajya kuri moto akaba ari byo biza mu mutwe, yaba atwaye imodoka akaba ari byo biza mu mutwe. Kwibuka Imana ukuntu irayinguranye uwo mwijima, wapi gapfa imburagihe. Bitwaye abantu batagira uko bangana benshi cyane, nta kindi kibiteye ari ukunika umutwe, umuntu akawunika mu bintu bikomeye biri ku buzima bwe,
amaso arabuko ngo arenge bya bintu areba ahandi hashobora kuboneka igisubizo akabura, amaso akabura. Kandi umuntu hari n'abajya bagira umugisha bakabyibuka, ariko bareba bakabona nta gisubizo gihari. Yareba ku Mana akabona igisubizo ntacyo, yareba abo bana akabona Mana ntacyo yabikora. Ashaka Imana izabinyuza akahabura, akabacitsa intege. Yareba ibimuzengurutse, intambara ziri ku kazi, ziri mu bucuruzi tagira uko zingana, kandi inshingano ze zitahagaze. Shaka icyo Imana izabikoraho nawe ntakibona, byiringiraho kugira ngo byongere ahubwo bikarushaho gucika. Aha uyu mubyeyi aranditse ngo umugisha wagize, umucyo waturutse ku Mana warabarasiye, barangije barawakira, ibyiringiro birahembuka. Wowe bijya bigenda bite? Kandi nta handi duhembukira ni mu materaniro, aho twigira ijambo ry'Imana, bakatubwira icyo Imana yifuza ku buzima bwacu, bakatubwira n'icyo Imana ashobora ku buzima bwacu. Iyi Imana ibyohereje ntibiguhembure ngo umurase uturutse ku Mana w'ibyiringiro uze mu mutima utakaye nuko batakara. Na Imana yifuje kubinyuza izajya itanga iyerekwa, ikariha abantu bagakira, ibyiringiro bikaza, bagategereza icyo Imana izakora mu buzima bwabo. Iyo rero byanze, abantu ntibahumurizwe n'ijambo ry'Imana, abantu ntibakomezwe n'ibyiringiro bikomoka ku Mana, ahubwo umutima ugatobera muri bya bintu. Uyu mubyeyi aravuze ngo uratebera bigasoza upfuye. Umuntu ajya apfa mu buryo bubiri, hari igihe umuntu apfa mu buryo bw'impagarike cyangwa agapfa mu bwenge bugapfa, umuntu agasigara ari umwinanirwe. Nuko bijya bigenda rero. Uyu ni uyu mugabo, ariko n'umubyeyi yongeye gusubiramo, byongeye kubabaho. Ariko nabwo bakizwa n'iki kintu cyitwa kurabukwa. Abantu buri muntu usenga ariko utarabukwa bafite ibibazo, kandi ubuzima bwo butagize. Nabwo bigeze guhura n'ibibazo bikomeye, ngendanagaruka kurabukwa, ariko uburyo bijya biturana n'ubuzima tunyuramo bwa buri munsi, n'icyo bimaze, agaciro bifite ku buzima bwacu. Ubuzima bwo nuko bumeze, uko bukumereye nuko nyine niko ubuzima bumeze, ariko bugomba guturana n'ikintu cyitwa kurabuka kugira ngo kijye kikurengera mu bihe bidasanzwe. Aha mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere 346 mwumva ko uyu mubyeyi yavuze. Aha haranditse ngo my experience has been singular and for years I have suffered peculiar trials of mind. Nahuye n'inararibonye y'umwihariko kandi namaze imyaka myinshi cyane mfite ikigeragezo kindemereye mu bwenge. The condition of God's people and my connection with the work of God have often brought upon me a weight of sadness and discouragement which cannot be expressed. Aranditse ngo imiterere y'ubwoko bw'Imana, uburyo nanjye nakoraga umurimo w'Imana, byahoraga binzana mu mubabaro no gucika intege ntashobora gusobanura. For years I have looked to the grave as a sweet resting place. Aya niyo magambo nshaka. Namaze imyaka myinshi nifuza yuko kujya mu gituro ariho hantu hanejeje gusumba ahandi hose. Rero iyo umuntu ageze kuri urwego ibintu biba byakomeye. Aravuze ngo yamaze imyaka myinshi, ntabwo yabyifuje umunsi umwe, ngo abona yuko kujya mu gituro ariho hantu hanejeje gusumba ahandi hose. Ubwo isi yari yamukaraze. Iyi si rero gukaraze ugaheruka, iminsi yawe yo gutsindwa urugamba rw'ubuzima iba yakugezeho. Ariko mwumva icyamurokoye. In my last vision I inquired of attending angel why was left to suffer so much perplexed of mind. Maze mu gihe nahabwaga iyerekwa, marayika warurinzaniye ndamubaza ngo kubera iki Imana igitureka tugahora mu bigeragezo bituburagiza mu buyenge kugera kuri uru rwego. Mwumva rero aho Imana yamurokoreye. And was often thrown upon Satan's battleground. Arongera ngo abaza marayika ngo kubera iki Imana igitureka ku rubuga rwa Satani akahadukubitira. Ubwo ari kubaza Imana kuvuga ati ndarambiwe ibintu bingana gutya, ibigeragezo bingana gutya, indwara zitagira uko zingana, gupfusha mu muryango, ibyo byose bari babifite. Kwangwa n'abantu kandi bakoze ibyiza bakabura umuntu urabashyigikira, batakoze ibibi, bakabicira ry'imigani ngo bagera mu giterane umuntu wese akabika ijisho kibi, nta cyaha bakoze. Ibyo byose bikabaremere, ariko mwumva igisubizo. I am treated that if
must be so closely connected with the cause of the truth, I might be delivered from these several trials. Ntangira gutekereza ngo ahari ninkora umurimo w'Imana cyane mfite umwete mwinshi nibwo ibi bigeragezo bizagenda. There is power and strength with the angel of God, and I pleaded that I might be shielded. Kuko nari nzi yuko marayika w'Imana agira imbaraga nyinshi, ndamwinginga ngo wantabara ukankiza. Then our past life was presented before me. Ababo rero amaso arabukwa ngo arebe, bari bayabuze. Ariko kuko Imana yabakundaga bari beza mu mutima, ariko ibigeragezo byababereye umushari. Byabaremereye, byababereye umushari, bari kwifuza gupfa. Ariko Imana kuko izi yuko umuntu akirizwa mu kurabukwa akarenga ibigaragara. Mwumva icyo Imana yabakoreye ari nacyo cyabakije. Maze marayika ampiyerekwa anyereka ubuzima bwacu bwahashize. Ubwo agiye kumurabukwisha ibyo batashoboye kurabukwa. I was shown that Satan has sought in various ways to destroy our usefulness. Ngiye kwerekwa nerekwa inzira nyinshi Satani yanyuzemo twebwe tutamenye zo kuturimbura ngo tutazagira umumaro. Arikanga aravuga ati se burya nariraga ndi kuvuga ngo turaremerewe dufite ibigeragezo n'ibibazo bitewe n'ibyo nashoboye kubonesha amaso, naho Satani nabiriye yari yarabiteguye Imana ibiburizamo. Atangira gucika intege no kugabanya amagambo n'agahinda, kuko atangiye kubona none hari ibikomeye Imana yabarinze atigeze abonesha amaso ngo marayika aramurabukwisha arabibona, ariko ntabwo yarabizi. Icyo Imana yari ishaka kwari kugira ngo amaso yabo atarashoboraga kureba mbere arebe, noneho bakomere. Iyo umuntu atazi kureba ubuzima buramugora. Ntabwo wenda uzagira umugisha nk'uwaba bantu Imana yabakunze urukundo rwinshi, ayo maso atarabukwira yabaha barareba kugira ngo ibakize. Wowe rero ntabwo wamenya ikizagukiza. Hari aya mahirwe wenda bari bafite yaratewe n'ukuntu bakundaga Imana urukundo rwinshi, wenda wowe utanagira ngo Imana izabereho. Hepfo haranditse ngo that many times he had laid his plan to remove us from the work of God. Kandi marayika nyereka ukuntu Satani yacuze imigambi inshuro nyinshi yo kutwica ngo dupfe tuve mu murimo. And he had come in different ways. Neretswe ukuntu Satani yaje anyuriye mu nzira nyinshi and through different agencies. Neretswe ukuntu Satani yajyaga yihanga mu bantu nk'ibwiraho n'abantu nabone Satani babihanzemo to accomplish his purpose, kugira ngo agere ku migambi ye. But through the ministration of the holy angels we had been defeated. Ariko neretswe yuko umurimo abamarayika badukoreye ari wo watumye tugeza kuri uwo munsi tukiriho. Rero ntabwo atarabona yerekwa, yarari kurira, yarafite amarira atagira uko angana, yarafite agahinda katagira uko kangana. Yabonaga Imana yarabibagiwe, yabonaga ibibazo bigiye kuzabica. Ariko umunsi yahawe yerekwa, akareba inzira Satani yanyuzemo kugira ngo abarimbure, akareba ibitarabagezeho Imana yabakije byari kubageraho. Amagambo yarashize, amenye ko Imana barwanira urugamba rukomeye, arakomera. Ibibazo bitavuyeho akomerwe nuko Imana yakoze byinshi ugereranije n'ibyo bahuye nabyo. Aya maso turayakeneye. Ubuzima burimo intambara nyinshi, aya maso yabuze ubuzima buragusharirira, bukubera ibibazo. Tangira kwivovotera n'ikitari ngombwa, kandi ukagikuza ukumva yuko ari ngombwa ukwiye kwivovota. Ariko bana b'Imana nuko ubuzima buteye. Rero amaso arabukwa ingenzi cyane cyane mu rugendo rw'ubuzima rurimo uruhererekane rw'ibintu bitandukanye. Ingingo ya kabiri nuko imigirire y'Imana n'iyacu birahabanye. Iyi ibi nabyo umuntu adashoboye kugira amaso arabukwa ngo amenye ngo uko Imana ipanga, uko ibona ibintu n'ibyo ibona bidukwiriye. Umuntu ngo amenye ngo Imana itandukanye n'uko areba, agirana nayo ikibazo, ariko akakigirana tena n'ubuzima busanzwe. Urapanga bitakunda kakubera intambara, uragerageza byapfa ikaba intambara y'ubuzima, urateganya byakwangirika, intambara zikaba intambara. Kandi muri ubu buzima buriya umuntu ajya apanga bikanga, umuntu ajya agerageza bikanga. Ubuzima buriya niba utarabunyuramo hari igihe buzakugeraho. Ntabwo umuntu ajya apfa bitabaye, ntabwo byabaho keretse upfuye wihuse, ariko ukirama ibyo biba bizakugeraho. Rero haba hakwiriye kuzamo ikintu cyitwa kuraba, ukamenya ngo hari igihe ngewe
ko napanze. Imana ntabwo yari uko yapanze. Kwanza kwemera uko Imana yakugeneye mbere ya complaint, mbere yo kwivovota no kugira agahinda no kuryama ukabura ibitotsi ngo wahuye n'ibibazo. Kwanza manza wemere ko Imana nayo yabyemeye. Iyo utaracyumva ngo kikuzemo ngo Imana nubwo bitari sawa ku buzima, ariko nawe yabyemeye. Kwanza icyumanzu cyakira hari icyo kigufasha. Iyo wamaze kucyakira ngo Imana nayo nuko yanzuye, nubwo binguye nabi bikaba bitanshimishije, ariko Imana nayo nuko yanzuye. Rero reka mbabwire, Imana bajya bavuga ngo igifasha uwifashije, kandi nibyo. Buri Imana nijya gufasha umuntu ihera kuko ntiri kumubona. Ntabwo Imana igipfa gufasha gusa. Mu gitabo cya Yesaya 55:8 uko handitse. Yesaya 58. Ibi bintu turabitindaho cyane kubera ko byoretse abantu mu mubiri no mu mwuka. Abantu barapfuye barashize, nta kindi kibishe ari ukunanirwa kubana n'ubuzima. Ubuzima kabugira intambara idashira. Ubuzima bwabwo ni intambara, wowe ujye ugira intambara, ahubwo bwo ni intambara. Wigera rero nawe urema indi yo guhangana nabo. Ahubwo bwabwo ni intambara. Noneho rero nawe yubugize indi ntambara cyangwa zikaba nyinshi zikurikije n'ibyo ufite, uri kure mu rugamba udafite ibikoresho. Aranditse Yesaya 55:8. Ega ibyo nibwira si byo mwibwira. Iyi ni Imana iri kubwira abantu kugira ngo abantu batazajya bishuka ngo bakibwira ngo yumva nkabo. Ntabwo Imana yumva nkatwe. Ubwenge bwawe ko bubona ibintu ukabona ari byo bitunganye sikibibona, ariko ku bantu nyine twebwe nuko tubona. Ariko Imana impamvu yibuze no kugira ngo wowe ujye ubona yuko nyine utandamye itandamutse, wakira uko yagennye. Burani iki Imana ibishaka kwigisha abantu, kwakira uko yakugeneye, kagabanya kwiyumvira uko bishaka. Kandi koko ngenge nabibona n'ababyeyi bajya bamenya kugenera abana babo. Buri umwana ujye umuha umutata ushaka, ariko ukawumuha, kandi akabona uri umugome, ariko ukawumuha pe ari kurira bakawumaze, nejo ugasubira, nejo bundi ukawumuha umwana ari kurira, ariko ukawumuha kubera kuzi umwana we ntago muri kunganya kubyumva. Wowe urabona ko bimufitiye umumaro, ariko umwana ntago ababyumva kubera ko uri kumuhata. Kwanza uri kumuha umutushariye, nta nubwo agukunze. Ariko umubyeyi kuko aba biza byumva, ntabwo yabyumva kimwe n'umwana. Natwe imbere y'Imana turabana, abafite inararibonye y'ubuzima, abamaze imyaka myinshi muri iyi si, imbere y'Imana n'abana. Rero ntabwo wakumva nkayo. Ushobora kugenera ikinini kimeze nk'icyo duha abana, ukakimusharira utabyumva, ubona rwose ibyo bintu atari ngombwa, ariko yo ikabibona nk'uko umubyeyi abona yuko wamuturagirira umwana mu marona, ikabizi yuko bigufitiye umumaro, nubwo muri uwo mwanya bishariye. Aha haranditse rero, ariko ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Buri Imana yivuze aya magambo bishatse kugira ikibwira abantu. Ahubwo kutabyakira ni ikibazo. Kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nkuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Rero abantu mwahazamo kwizera, ntabwo hazamo logique n'ubwenge bwinshi. Shatse kuzanamo ubwenge bwinshi birapfa. Iyo bigeze ku Mana barizera, ntabwo hazanamo ubwenge n'ubuhanga. Buriya iyo umuntu yamenyereye ibintu by'ubuhanga byo gufilozofa, by'amasesengura, ugashaka gusesengura iby'Imana yavuze, barizera ntabwo basesengura. Iyo ushatse gusesengura urahera, urashidikanya, birakunanira. Niba Imana ivuze ngo inzira zanjye zitandukanye n'izanyu, kandi ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira, nuko urizera ntabindi. Iyo utizeye rero bikuzanira gushidikanya. Mwumva icyo bijya bibyara mu gitabo bari gusobanura. Iyo umuntu ananiwe iki kintu, iki ndi kuvuga, akananirwa kureba uko Imana ireba, ntabwo ari Imana ihomba, ni uhomba. Ntabwo Imana yo nta kirahomba pe. Icyo bijya bibyara ubuzima bwo kwivovota, ubuzima bw'umutwaro no kubaho umuntu aguwe nabi. Nicyo bijya bibyara, kubera ko iyo umuntu amaze kwakira uko Imana imugeneye aratuza. Iyo umuntu ananiwe kwakira uko Imana imugeneye, mwumva icyo bijya bibyara, kunanirwa kwakira uko Imana yakugeneye. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, mu cyigisho ni cya 70,
ku bakunda gusoma ibitabo mwumve umusaruro ukomoka mu kunanirwa kwakira uko Imana yakugeneye, ahubwo ukazanamo filozofi nyinshi n'ubwenge bwinshi. Mwumve icyo bujya bubwara. Nababwiye ngo iby'Imana barizera ntabwo bazanamo ubuhanga n'ubwenge, nuko bijya bigenda kandi nibyo bizana umusaruro. Haranditse ngo ne permettez pas aux difficultés et aux soucis quotidiens de troubler votre esprit et d'assombrir votre visage. Ntukajye wemera yuko ingorane n'amaganya bya buri munsi byijimisha intekerezo zawe, wamaze ku gahanga kawe hagaragare yuko ubabaye. Ni igitabo gitanze inama. Iyo ingorane n'amaganya bya buri munsi bimaze kugushora, Satani abagushoboye. Si vous le faites, il se produira toujours quelque chose pour vous irriter, vous ennuyer. Iyo ukunda guhembera agahinda, umve ngo icyo bijya bibyara. Buri munsi Satani ahora avutse ibintu byo kugutera kurambirwa no kunanirwa. La vie est ce que nous en faisons, nous y trouverons ce que nous y cherchons. Ubuzima bujya butubera icyo tubugize byo, kandi icyo dushaka mu buzima nicyo tububonamo. Iyo ubuzima ubushatsemo umunezero urishima, niyo ubushatsemo agahinda karaza. Niko ubuzima bumeze. Umuntu ajya yicara akaba babaye afite ikibazo yanapfushije, ariko agakomera, Imana ikamukomeza. Ariko yashaka yata n'igihumbi agatara agahinda, akagira agahinda gasumba umuntu wapfushije. Kuri ubuzima umuntu ajya abonamo icyo yabushatsemo. Iyo ushatse gukomera urakomera, iyo ushatse kurira urarira. Buri umuntu ashaka yanarizwa n'ubusa kandi akarira akababara. Ariko umuntu ashaka yanahura n'ibikomeye agahiga gukomera, Imana nayo ikamuha imbaraga yo kumukomeza. Noneho rero ubuzima bujya butubera icyo tubuhisemo. Nta muntu wigeze uhura n'ibyago nk'ibyo Yobu yahuye nabyo, apfusha umuryango wose, ariko akazajya abwira umugore we ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Agakomera. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo muri ibyo byose ntigeze acumurisha ururimi rwe amagambo mabi. Ariko naratangaye ndi gusoma umugore baneguye arapfa. Ntabwo bihura rero. Ubuzima umuntu ajya abonamo icyo abushakamo. Niba umuntu baramuneguye agapfa bitewe n'agahinda kuko bamuneguye, undi wapfushije umuryango wose agikomeye, n'Imana imutangira ubuhamya ngo ntigeze avuga n'ijambo ribi. Buryo ubuzima bujya buvamo icyo umuntu yabushatse. Rero hari abantu batekereza yuko hari ibintu byo kwihanganirwa n'ibitari byo kwihanganirwa. Oya, iyo umuntu yisunze Imana ibikomeye irabimushoboza. Kaguha kwihangana, ikaguha umutima ukomeye kandi wenda ntawe ufite, ahubwo bati Imana nshoboza umbe gukomera. Umutima ukomeye nk'ibuye. Abashyitsi baza ukavuga ati Imana ndababaye, kumbe guseka no kwishima, bate kumbona mu mubabaro. Suragira ngo abantu bakubanye mu mubabaro uragira ngo biba biciyemo. Ntabwo biba biciyemo. Ahubwo nyine ubahaye amakuru kandi wenda bitari na ngombwa. Usabwa gukomera, ukazajya ukomera kandi ukikomeza ku Mana kandi bigakunda. Ntukazajya umunyantege nke, umutwe urambiye ukarambarara. Oye, gatoya ugatabaza. Oye, ujye utabaza, ahubwo ujye ushaka Imana uyibwire ngo ngende kumva imbaraga ni ariko washoboje n'abanyantege. Buri ubuzima bujya buvamo icyo umuntu yabushatse. Nta muntu wigeze urira amarira nkaya hano. Biranditse muri Bibiliya ngo Hana yajyaga abyuka ari kurira, ku manywa akarira, nimugoroba akarira, ibiryo bigahora bibishye. Nuko byanditse muri Bibiliya. Ngo umugabo ngo akamuzanira ngo rasiyo yikubye inshuro ebyiri y'umugore mukuru kandi ari ufite abana, ntanyurwa. Maze umugabo aramwicaza aramubwira ati Hana, ntabwo ngusumbira abana 10 b'abahungu, ariko kuki uhora ubabaye ukabura agahinda? Hano umutekano urabura. Nuko byanditse, arawubura agahora arira amarira yanga gushira. Ariko biranditse ngo umunsi yagiye gusenga, agasuka amarira y'imbere y'Imana, agasenga Imana, akayisaba gukomera, yatashye amarira yashize kandi umwana ataramubona. Ibyo ndi kuvuga niko byanditse. Ubuzima umuntu ajya abonamo icya ahantu atarabona umwana, amarira ye turayasoma no kubura umutekano n'amahoro mu rugo yari yarabuze. Ruka nahoraga mu rugo rurimo amarira, rurimo umushika. Akaba abaza ati ariko Hana bimeze biti?
kuki wabuze umutekano ukaba warananiwe biryo anagahora n'umushiha. Ariko muri ibyo bihe ni naho Hana yashakiye imbaraga atarabona umwana, arahakomera ngo ntiyongeye kuvuga ijambo rimwe, barakomera. Nuko byanditse muri Bibiliya, Hana arakomera. Ku bajya basoma amateka ntabwo ndayajyamo, ahubwo nuko byanditse ngo amubaje Eliya aramaze atari kwa mugore uzageza aho isindwe rya aramuyatoye, ntabwo nasinze umuja wawe ubwo mfite agahinda gakabije mu mutima. Warangije ngo aramwitegeza ngo aramubwira ngo Imana iguhe ibyo yisabye, ngo ndabyizeye. Akimara kuvuga mu magambo ngo yarataye, ngo ntiyongeye kugaragaza umubabaro ukundi. Nuko muri Bibiliya havuga rero abantu batekereza yuko impamvu bafite agahinda bakaba barabuze ibitotsi ari uko ibibazo bikomeye. Oye, ni uko utarabona Imana. Umunsi Imana yagusanze kazagenda nkuko Hana kagiye, kandi ibitutsi bya mukeba bitashize, incyuro za mukeba ntaho zagiye, ijisho ribi ritavuyeho, n'umwana ataraboneka. Hano niko byagenze, umutekano uraza, ijisho ribi ritagiye, n'incyuro za mukeba atazibagiwe nazo zihari, ariko hagiye umutekano. Rero abantu b'Imana, iyo umuntu aya maso yayabuze muri ubu buzima, ahubwo agahorana amaso yo kureba ingorane ze, ubuzima buramugora, ubuzima buramunanira. Aharanditse ngo ubuzima tujya tubukoramo icyo tubushakamo, icyo tubugize nicyo butubera, kandi ibyo nuko bimeze. Ubuzima n'ubushakamo agahinda uzaguha agahinda, n'ubushakamo gukomera uzakomera, n'ubushakamo kwihangana uzihangana, n'ubushakamo kurondogora uzarondogora. Uko bijya bugenda, kandi ibyo byose bijyanirana no kwisunga Imana. Ushaka kwisunga Imana ukaba ati ngende umunyantege nke, ariko nshoboza abanyantege nke Imana arabashoboje. None se usomye Hana amarira Yesu umunyantege nke, yari umunyantege, ariko Imana aramushoboje imuha imbaraga. Hana amarira arakama, agira umutekano, arakomera. Nawe rero ugiye wikomeza ku buzima bwo nta gahenge bujya butanga. Hepfo, si nous cultivons la tristesse et l'inquiétude, si notre esprit a tendance à grossir le moindre difficulté, nous en rencontrerons suffisamment sur notre chemin pour y penser en parler. Niba ukunda guhembera agahinda n'amaganya, niba ubwenge bwawe bukunda gukuza ingorane wahuye nazo mu rugendo rwawe, uzabona byinshi kugira ngo ubone ibyo uvuga, kugira ngo ubone ibyo uvuga n'ibyo usubiramo. Ariko nureba ku byiza uzabona ibyatuma wishima kandi ibi bitavuyeho. Rero abantu b'Imana, nuko ubuzima buvuga, nuko bwanditse. Il appartient à chacun de cultiver la gaieté au lieu de broyer noir à rester ses préoccupations, ses chagrins. Buri wese nahembera umunezero, ahembere no kwishima, aho guhora yumva agahinda kamugarukamo. Tukajya wemera kuganzwa n'agahinda, bitewe nuko ntabwo agahinda kuba ku mubiri, nta nubwo kuba kibitekereza, ahubwo gasenya impagarike, kagasenya n'ubushobozi umuntu yari afite. Cette manière, beaucoup de gens se rendent non seulement malheureux, mais sacrifient leur santé, leur bonheur pour leur imagination morbide. Iyo umuntu akunda guhembera agahinda, bimuhindura umuhanya, ubuzima bwe bukahangirikira kubera imitekerereze ipfuye. Hepfo, certaines choses autour d'eux ne leur plaisent pas, leur attitude exprime mieux que leur font leurs paroles. Abantu benshi bitewe nuko babayeho mu buzima batishimiye, ujya usanga inshuro nyinshi uko bagaragara ku maso bivuga byinshi gusumba n'amagambo bavuga. Umuntu yakubona akavuga ngo isi yagukaranze kandi utavuze. Umuntu yakubona agatangira kukubarira ngo imanza warwanye n'umugabo cyangwa n'umugore, bitewe nuko ari kukubona ni intege nke. Aba ari intege nke, kandi izo ntege nke ntabwo ari zo, ahubwo mwumve marche comme des enfants de lumière, tujye tugenda nk'abantu bamurikiwe n'umucyo. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons abattus impatients. Ntabwo Imana ikeneye yuko tuba abantu bajya bakubitwa n'ibibazo ngo bidushobore, kandi tuba abantu batazi kwihangana. Hepfo, ni que nous soyons légers et futiles. Nta nubwo Imana ikeneye yuko tuba abanyantege nke bajya bashoborwa n'ibibazo. Ntabwo ari uko Imana ibyifuza. Niko ndi gusoma. Mais Satan dispose d'un plan très élaboré pour faire passer déjà d'une extrême à l'autre.
ariko satani yacuze umugambi w'ukuntu azajya acuragiza umuntu amuvana amujyana hariya mugabo. Buriya ni satani ari guba biteguye akagukubita hasi akakuzamura akakujyana iriya akakugarura akakugira agakinisho ke. Puisque nous sommes des enfants de lumière, Dieu veut que nous cultivons un esprit de joie et de bonne humeur. Kuko turi abana b'umucyo, Imana yifuza yuko duhembera umwuka w'umunezero n'amahoro, en fait que nous puissions chanter des louanges de celui qui nous a appelés de ténèbres à sa merveilleuse lumière. Imana yifuza yuko no mu bibazo tuzajya turirimba indirimbo z'amashimwe, tukayishimira yuko yatuvanye mu mwijima ikatujyana mu mucyo w'itangaza. Rero bana b'Imana, ntago byoroshye ariko birashoboka nkuko byanditswe. Muri iki gitabo kindi cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, ku paji ya 481 bari kuvuga kuri iyi ngingo, bavuzemo amagambo akomeye ababaje ariko yo kugira icyo twigiraho. Haranditse ngo kigisha cya 50, ceux qui entretiennent des pensées négatives, abantu bakunda guhembera ibitekerezo bibaca intege kandi bibi. Il est des personnes qui vivent de crainte et d'appréciation. Hari abantu bahora babayeho mu bwoba no gutegereza yuko hari ingorane zigiye kuzaza. Chaque jour elles sont entourées de preuves d'amour de Dieu. Buri munsi bazengurutswe n'ibimenyetso by'urukundo rw'Imana. Chaque jour elles jouissent de la richesse de sa providence. Buri munsi babona ubugira neza bw'Imana butagira uko bungana. Mais elle ne voit pas la bénédiction présente. Ariko imigisha Imana ibaha ntabwo bagira amaso yo kuyibona. Imana idukorera byinshi iracyagumye kugahumeka, ariko ntabyo ubona, ahubwo kubona ibibazo byavutse. Umutima wawe uracyakora, ntabwo urahagarara. Haba hakoreshejwe imbaraga zitagira uko zingana. Satani ntabwo araza kugutobera urugo ngo bagira abasazi. Uragira ngo byapfuye kwikora. Hari imbaraga z'Imana zakoze ibintu bidasanzwe, ariko wahombye. Wenda wahombye, bwakeye wahombye. Nibyo wahombye, ariko Imana yakoze byinshi. Cyo kuba ni cyo kikwiye gusoma ikindi, no mubabaro ni amashimwe y'Imana ashoboye gukora. Imana irangaye gato byose byazamba. Rero niba hazambye kimwe cyangwa bibiri, hari miliyoni y'ibintu byawe Imana yarokoye. Rero amaso abibona arakenewe kugira ngo dushobore kubana n'ubuzima. Uvuga ati twahombye, umwana ntabwo byagenze neza, nakoze accident akaguru kacitse ariko ndi muzima. Abandi bashyinguye bavuye gushyingura abandi gendero, ubwo akaguru kacitse, abana baracyari bazima, hari inzu zahiye zose bagashira. Imana uri mwiza, twakagombye kuba twashize twese, ariko Satani igitero yari yagipanze ku buzima bwanjye n'abanjye, ariko urabona ko ari akaguru kanjye kagiye, kandi mperutse kumva amakuru y'inzu yose yagiye. Ibyo ayo maso arakenewe, kandi bitari ugushakisha, ahubwo niko bimeze. None se uragira ngo abandi inzu zagiye zishya zigashira ubasumbye? Hari igituri wahaye Imana wayihaye ruswa, cyangwa no kuri mwiza ujye uyitura, cyangwa sinzi ruswa abantu bajya baha abantu kugira ngo ibyageze ku bandi bose bageraho. Cyubona wowe ari iki wayihaye? Ko Imana ari igirinda abandi ibyago ujya wumva hirya no hino mu makuru n'ibibi bitagira uko bingana bikorerwa mu isi, bitaragera iwawe. Watanze ihe ruswa ntayo, mu buntu bw'Imana. Amaso yawe ntabwo ajya bibona, ariko ni ikibazo kuba amaso yawe atabibona. Ntabwo ikibazo ari Imana, birahari, iby'Imana ikora birahari, ariko amaso yawe kuba atabibona ni ikibazo. None se uragira ngo yobu yangaga Imana? Yarayikundaga, n'Imana yaramukundaga. Ibyabaye kuri yo kuba bitaragera iwawe, haryo ujya ugira ngo Imana wayihaye iki, wayihaye angahe? Ntayo. Ni urukundo ukwiriye kuzajya wicara ugashimira Imana yuko ikikubitse. Nubwo ibibazo bitabuze, ariko ayo maso areba icyo Imana yashoboye gukora, ukagipima ku kitagenze neza. Icyo Imana yakoze nicyo kinini. Ayo maso twarayabuze, rero niyo aturemeye ibibazo bitagira uko bingana. Jesse ntekereza ko ibibazo dufite ari ibibazo bisanzwe, ahubwo ibibazo ni ukutareba, amaso atabona. Amaso yapfuye, dufite ubuhumyi budasanzwe, tukabugira dusenga kandi tuzi Imana. Ariko Imana ikeneye yuko amaso abumbuka, kareba ukavuga ati byagenze bite, banyanze banewe. Buriya hari n'ibintu by'amafuti bitari bikwiriye umuntu ngo bimuraze ijoro.
n'Imana imenye yuko byamuraje ijoro. Ariko uzi kurazwa ijoro n'ibitutsi bagututse, ntabwo bihuye no kurazwa no hanze n'amabombe, ntaho bihuriye. Nuko abantu bazi guteta, ntaho bihuye. Abandi bari kurara hanze, amabombe ari kwica abantu, none wowe ngo nawe ngo wabuze ibitutsi ngo bagututse ngo bakuvuze. Ntabwo bihura, amaso yawe ntabwo areba neza. Ariko ugerageje ukayabumbura, hari abandi bari kurara badasinziye, umuntu ari kubapfiraho, none nawe uri kurara udasinziye ngo bakuvuze nabi. Ntabwo ibyo bintu biba bihura, amaso yacu ntabwo areba neza. Ariko Imana yifuza yuko tubumbura amaso akabona kandi tukumva. Rester dans les bras du Sauveur, te kuzajya tuvana ikiganza cyacu mu kiganza cy'Uwiteka. Si nous habituons nos âmes à avoir davantage de foi, d'amour et de patience, à nous confier plus pleinement dans notre Père Céleste, nous aurions plus de sérénité de joie pour traverser les difficultés de la vie. Aharanditse ngo nitwimenyereza kuzajya tureba kwizera, urukundo no kwihangana, kandi ubuzima bwacu tukabwegurira Uwiteka, byanze bikunze tuzagira imbaraga zo kunyura mu ngorane n'ibigeragezo dufite umunezero kandi bitavuyeho. Il ne pleut pas Dieu que nous nous tourmentons détachés des bras de Jésus. Ntibijya bishimisha Imana na gato kubona abantu bacanganyikiwe ikiganza cyabo bacyambuye Yesu. Imana ntabwo bijya bishimisha iyo abantu bataye ugutwe ikiganza cyabo bagikuye mu cya Yesu. Il est la seule source de toute grâce. Imana niyo yonyine itanga ubuntu bwose, la réalisation de toute promesse et de toute bénédiction. Imana niyo burya ijya yuzuza imigisa yose kandi ikuzuza n'amasezerano yose. Sachons apprécier ses paroles, amagambo y'Imana tujye tuyizera, croyez ses promesses, amasezerano y'Imana tujye tuyakira. Rappelons-nous pendant les jours et le méditons pendant la nuit et soyons heureux. Amasezerano y'Imana tujye tuyavuga ku manywa na nijoro, niturangiza tuyizere kuko Imana ntibeshya. Détourner des sentiers poussiéreux et surchauffés de la vie. Inzira ziri mu mukungugu zikabamo n'umuriro mwinshi w'ibigeragezo tujye tuzitera umugongo. Allons-nous reposer l'ombre de l'amour du Sauveur. Ahubwo igihe byabaye nabi ujye wiruka ujye mu gicucu cy'urukundo rwa Yesu Kristo. Naho bari kuturangira. C'est là que nous recevrons la force nécessaire pour continuer la lutte. Aho niho tuzakura imbaraga zidushoboza guhangana mu rugamba. Nous apprendrons à laisser nos soucis et à chanter de louanges. Aho niho Yesu azatubwira ngo amaganya yansigire wowe ugenda uri kuririmba amashimwe. Ariko nibyo byatunaniye. Que ceux qui sont fatigués et chargés soient réunis une leçon de calme et de confiance. Umuntu wese uzi yuko aremerewe nasange Yesu amushakiho ikiruhuko no kwizera. Qu'il vienne s'asseoir à son ombre, surveiller, reposer la paix et le repos. Abantu bose bashaka amahoro kandi bashaka no gutuza bose nibegere Yesu, ibyo azabibaha. Rero bana b'Imana nuko bijya bigenda. Ariko reka dusoreze kuri ya ngingo ya nyuma twavuze ngo amasezerano y'Imana akora kuri buri kibazo. Amasezerano y'Imana akora kuri buri kibazo. Nako byanditse muri Matayo 7:7 handitse ngo musabe muzahabwa. Ni Yesu wabivuze kandi buriya nta yindi migani irimo. Mukomange muzakingurirwa. Aravuga ngo niba muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, kandi niko bimeze turi babipe. None so mw'ijuru ntazarushaho kubaha ibyo muyisabe. Imana irakiranuka, Imana ni nziza, itandukanye ababyeyi ba hano ku isi babibazi guha abana babo ibyiza, ndetse bakabaha n'ibitari ngombwa kubera kubakunda. None Imana yo mw'ijuru bizagenda bite? None ijambo riraje ngo musabe muzahabwa. Muri iki gitabo nsoza baranditse ngo iyo umuntu agiye kubwira Imana ngo ataranabumbura n'akanwa ngo yibwire ikibazo afite, Imana iba yarangije kucyandika kugira ngo ushake igisubizo cyayo. Ngo hari n'igihe ngo iyo umuntu ngo agiye kubwira Imana ikibazo, buriya rero kutegera Imana ni bibi. Biranditse ngo ikibazo cy'umuntu kijya kigera ku Mana mu ijuru, ngo ijuru ryarangije kwicara riri mu nama y'icyo bari bumukorere ataranakivuga, ahubwo kuko yabitekereje gusa. Mwumve ari naho dusoreje
muri iki cyigisho kivuga ngo kurarama cyangwa se upward look, paje ya 46 niho handitse amagambo ari nayo dusorezaho mu bijyaniranye n'ubundi no kurabukwa. Aha haranditse ngo our God is a very present helper in the time of need. Aha haranditse ngo Imana ni umubyeyi utabura igihe cyose turi mu makenakene y'ubutabazi. Imana ni umubyeyi utabura igihe cyose turi mu makenakene y'ubutabazi. He is acquainted with the most secret thoughts of our heart. Ibitekerezo byawe by'ibanga undi wese adashobora gucengera ngo abimenye. N'agahinda ko mu mutima Imana yirabizi. Udashobora no kubwira abantu, utabwira abana bawe, ahubwo ukabibanye. Imana yirabizi kandi ngo ibyinjiramo. With all the intents and the purpose of our souls. Umugambi wawe nibyo wifuza Imana ijya ibicengera ikabisobanukirwa. When we are in perplexity, igihe twacanganyikiwe, even before we open to him our distress, he is making arrangement for our deliverance. Aharanditse ngo igihe twacanganyikiwe, na mbere yuko tubumbura akanwa kacu tubwira Imana uburyo byaducanze, aharanditse ngo Imana tujya dusanga iri gutegura uburyo buratumiza kudutabara. Rero bana b'Imana, twigiye kwisunga Imana muri ubu buzima, twigiye kubana nayo, kandi ibintu tubyoroshye, ahubwo dushita Imana ibishoboye ko twebwe nta nibyo dushoboye, mu izina rya Yesu.